nanjye. Haleluya. Ariko icyo mwifuriza no kwitegura kuzabana n'Uwiteka, ugategura inzira yawe akiri ku manywa. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza rero, reka twakire umubyeyi wacu Bishop ariwe husband atambuke atere ngo gushyingira abana bacu. We must fast and marry our children. Yes. Amen. Amen. Twongere amashyi Imana yacu. Urivuye hano niwe shushu. The one is coming from here is the sweetheart. She's called Queen. I told the people of Pastor was, and I told them the reason why I called her. I saw the people were calling sweetheart. I should Queen. I called her Queen. Amen. Amen. Is Kwitonda pleasant? Humble. Amen. Greet your namesake. That's when I see you. Please come for the Lord. Amen. Vice Bishop. You should be the Vice Bishop. Hallelujah. Amen. We greet you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 We greet you all. We are going to waste our time. I don't like it. Amen. Amen. We are chatting in just a few hours. We are in the spirit so much we became happy. We are in the time of blessing our children. Yeah. This one is going to be. My mic has failed. The sweetheart Queen. We are going to talk about marriage. Welcome the people who have come at the end. Those who came when we finish welcoming one another. Marriage is what we are going to talk about. May God bless you. There's a church we're on. Those who are not here, we talk about Chronicles, chapter 4 verse 9. We talked about a man called Jabez. I wanted to repeat so that you were not here. When you reach home, you should read also. We found Jabez. He was different from the family. And he respected God. When he finished respecting God, there's things he asked. He said, God, I wish you should prevent my history, and you should bless me. That's what the Bible told us. And for sure God heard. And you did miracles for him. We lived even the song for 22. When the time all the workers, they will go.
ariko ngo batashye But when they go, umwami wabo arabicaza nk'uko mwicaye the Lord will sit them just like the way you arababwira ngo sit. mwagize neza And he said you did good. arangije arabakira And he saved them. namwe mutari muhari mbifurije Even you kuzakirwa are na not here, data I wish you to be saved too. Amen. Amen. abakozi mu bakozi nawe urimo Among the workers you are so ntabwo among them. basobanuye They abakozi never abarimu said the workers was the ahubwo ni way. abakozi nawe uri But umukozi among the workers you are also a baba worker. abakozi mu rugo Whether home, baba abakozi mu ishopu whether in the shop, ariko ni abakozi but they are workers. kandi uhari wakorera imana If you are there, you can tubona also ko work for the Lord. bose nibarangiza When a lot of them they finish, bazataha they will knock off. umwami wabo And the akabakira Lord will save them. akabicaza nk'uko You mwicaye will sit them just the way akababwira you ngo sit mwagize them. neza And you tell them you did akabaha good. kuri manu And he gives them yo man, mu bwami bw'ijuru which tuzahabwa will be in heaven. imana y'amahoro ibaha umugisha May God bless you. abantu benshi nabonye tutaherukanaga There are a lot of people whereby it has been a while. bahaye ikaze ngo barimo Welcome them. cyubahiro kibi cy'imana May honor be for the Lord. tugiye kuganira n'ijambo ry'imana We are going to chat about the word of urabona God. ko uyu munsi abantu baryoshye barasa People neza are abantu bameze neza looking. abantu bafite amakote rwose People- bayatuyemo fatanya bibiri wenda babiri ajya kimwe kizima ikindi cyane fatanya bibiri ubwo ni umuti nanjye gukoreye buriya mfite ukuntu mbayeho murumva ntabwo nubwo ngere kuzima kimwe kirajya kizima One will be quiet ikindi kigira and gito the other one kuko will. mfite ukuntu burya nikocorera satani The way I find the devil. n'ibizima ni ukuri uze kumbwira nkugurira agafanta ntabwo biri buzime kimwe kirajya kizima One will be quiet ikindi cyaka and the other one will take over. ukoreye umutiga At least ariko biri butume duhaguruka. nyine urihangana mwamazade tumenye ko abakozi bose bazahembwa ubu nawe uri ku kiraka cy'umwana Amen. n'indarama zigaruze zona esheri rero washa nakoze bakibona ringize murabona ko abantu bose rero turasa neza All the people are looking good. abashyizemo amakote Wearing a abandi jacket. rwose urabona abageni barasa neza Seeing the wedded people are twiteguye ahangaha kureba ibigiye kuba prepared for them. ariko hari icyo bisobanura But there's one uyu thing munsi hari icyo usobanurira There's one today nawe hari means. icyo ugusobanurira Even for you, there's what it means. amen Amen. ubukwe usobanura iki The bride means doko what? cyangwa urugo ni iki ko tugiye Or kuganiraho marriage is what? ni ukuvuga ni igishushanyo It is a drawing kibizabera mu ijuru which will take place hahandi in wa mubyeyi yagiye heaven. cyangwa se yesu yagiye Or there where kuko Christ yaravuze went. ngo ngiye kubategurira Because he said, I'm aho going to muzaba prepare cyangwa aho where you are tuzaba going to be. ngo nuko nzagaruka mbajyane Then when I come to get you, aho ngiye kuba namwe abari mu where muzaba I'll be, that's why you'll be iki ni cyo also. gishushanyo This is the drawing gishushanya nyine ibyo which ngibyo draws there. tukongera tukagaruka ku And rugo we come back to the house. urugo navuze ko ari akajuru gato The marriage is a small cyangwa heaven. ni ijuru rito Or it is a small iyo heaven. uhuje n'uwo mubana When you meet or you get along ugahuza with n'uwo whom you live, mwashakanye you get along with the person you are married to. umera nkanjye ukomeze muri bino bihe You become like the way I am today. ni ukuvuga ngo ntabwo mwahuza hari ibintu bitatu ngiye kubwira There are three things I'm ntabwo going to tell you. mwahuza You cannot be together mutubaha wa mugabo where you are not obeying the Lord. ntabwo mwahuza mutubaha imana You cannot be together if you don't respect ni God. ukuvuga ngo nimwubaha imana If you respect God, izabaha guhuza is the one going to give you to be aba together. narabigishije ndababwira ngo ibyo rero byose Whatever will be there. nabigishije ibintu bitandukanye I taught them different kind of things. mbigisha gukora tukiri muri iyi si kugira I ngo taught them how to work while we are still in this ariko world. mbigisha gukora babanje kubaha imana But I taught them the biggest thing to respect God first. Hello? Amen. nibubaha imana If you respect God bakanakora and you work kugira ngo bashobore kubaho so that you manage to live bakumvikana and you get along, urugo
ndabashima when I finish I thank kuko abandi God batagenda izi saha because others don't go this abandi time. bagenda igicuku Others go at night. akishorera kijyana They take themselves. ariko nkunda abo muri Elohim Imana But I love people in Elohim. May God bless you. aba babaye abakangahe abantu baba hano There are how many? ijana na kangahe 105. 105 himo rwose turi mu mirimo You feel not Elohim, we are working. kandi ibintu byose birimo kugenda neza And everything is going accordingly. nukuvuga ngo urugo ni ishuri Marriage is a school. ishuri rimwe rinanira abantu benshi A school which fails a lot of usanga ingo people. nyinshi zubakiye ku musenyi You find a lot of marriages ariko is mwebwe built on ntabwo aribyo sand. tubifurije But it's not what we wish ahubwo you. muhuze You should be byose together in muhuze everything. ibitekerezo You should be together in muhuze thinking. muhuriza ku You mana should be together hanyuma in ibisigaye praying. byose And everything imana izabibakorera God will do it for you. ndagira ngo tubanze tuganire mu magambo y'imana We are going to talk about the word of God. turasoma mu bakorinto ibice We are bambere going to read in Corinthians, ibice birindwi chapter 7. abakorinto bambere ibice birindwi tugiye gusoma kuri uwo murongo igitabo cy'abakorinto murakizi muzi n'uwacyanditse iki gitabo cyanditswe nande jye muvuga cyane numve ko musoma Pawulo yanditse ibitabo byinshi cyane ariko ageze kuri ibi by'abakorinto arahatinda He delayed when he reached there. kuko aba bari bamaze kuba bakuru nk'uko natwe turi bakuru They became big just like the way we are big. bari bamaze guca akenge They were intelligent. reka tubanze dusome kugira ngo tuze kwigishanya We are going to read. murongo wa mbere harambwiye ngo ibyerekeye ibyo mwanyandikiye According to what you wrote, ibyerekeye ibyo mwanyandikiye according to what you wrote, ibyiza ni uko umugabo adakora umugore the good things that a man should not touch the wife. kabiri ariko kubwo kwirinda gusambana But according to avoid adultery, umugabo wese agira umugore we each and every husband must have a wife. n'umugore wese agira uwe mugabo And each and every wife should have a husband. umugabo we A husband, umugore we a wife, umugabo ahe umugore we ibimukwiriye a wife should give the husband what he deserves. kandi n'umugore nawe abigenza atyo And even the wife should do the same umugabo we to the husband. kuko umugore adatwara umubiri we Because the wife does not carry the body, ahubwo utwarwa n'umugabo we because it is taken with the husband. kandi n'umugabo nadatarwa umubiri we Even the husband does not carry the ahubwo body, utwarwa n'umugore we it is taken with the wife. yageze ku murongo wa 5 When you reach on 5, aravuga ngo ntimukimane and do not be stingy. keretse ahari musezeranye igihe Or maybe you've agreed the kugira time ngo mubone uburyo bwo gusenga so that you should have time to play, kandi mwongere guhura and you kandi should, mwongere guhura dusomera aho hantu yego komeza simbuka usome kuri 14 jump and read on 14.
komeza 15. Amen. Noneho simbuka usome kuri 33.